uwo mukobwa Briella wari uje yiyongera ku bandi bakobwa dufitanye inkuru zikomeye mu hahise twongeye guhura nyuma y'igihe kirekire twaraburanye. Uretse kuba yitwa Briella, twari dusanzwe tumuzi nka Britty, wa mukobwa wampaye ya myenda ya siporo Chiella yambaye cya gihe ababyeyi be bamushakira muri ghetto yanjye, akavayo yimennyeho amazi anahagira cyane abeshya ko avuye muri siporo, kandi mu by'ukuri avuye mu cyumba cyanjye na Robbie yari yarayemo. Ubwo Britty nkaba ntari narigeze nita kumenya amazina ye bwite, none ako kanya akaba aribwo nsobanukiye ko iryo zina ry'itazirano nickname Britty ryavuye kuri Briella, abandi bakamwita Billionella, bagendeye cyangwa babihuza nuko n'ubundi ari we munyeshuri wari umuherwe ku ishuri ryacu, byatumaga abanyeshuri bose bamwubaha bakanamutinya kugera ku rwego yari afite abaja n'abagaragu. Aribwo buryo yahise anyigarurira nyuma y'iminsi ngeze kuri icyo kigo mvuye Hebroni kuri Wilfrid School, mpungishijwe Bakidesi wari wantanze ngo nicwe. Diregiteri bari bahaye akazi ko kunyica, akaza kubeshya ko yanyicishije mu gutwika igikoni cyo kwa sogokuru Berenari na nyogokuru Cecile, maze bakamanika ku giti bashaka ifoto bohereza Bakidesi. Aribwo diregiteri yahise anshakira ikigo cyitwa Cambridge College kibarizwa i Modini, yiyemeza ko kujya anyishyurira amafaranga yiyongera kuyo nishyuriraga kuri Wilfrid School. Aribwo nagezeho ngakangaranya abanyeshuri baho kubera uburanga bwanjye, noneho abakobwa bo kunsarira bisanga bandwariye indege. Bidatinze ninjira mu makipe y'ikigo, ku buryo ubwoko bw'imikino ikigo cyacu cyitabiraga nabaga mpari kandi yose nkayitwaramo neza, haba umupira w'amaguru, imikino y'amaboko, basketball, volleyball na handball, ngahesha itsinzi ikigo cyacu ku buryo nagiye nkigarurira imitima y'abanyeshuri n'abayobozi b'ikigo. Noneho byagera ku bakobwa bo ibyo gufana bari barabigejeje ku rundi rwego, ku buryo bisangaga bari mu marushanwa y'ubwiza mu kwikoraho, haba ku isura no mu myambarire. Ubundi bakaza bagahera umukino utangiye kugeza urangiye baririmba izina ryanjye Neko. Umukino warangira bakabyiganiriza kuza kumpobera nk'aho ari ngewe wabaga ndi mu kibuga njyenyine. Noneho naje kubigarurira bya burundu umunsi umwe muri weekend habaye ikirori mu kigo, aho bari batumiye abahanzi bo muri Modini, nanjye nkiyandikisha mu baza kubataramira, kubera ko muri buri kirori habaga abana biga mu kigo amahirwe yo kugaragaza impano zabo. Ubwo kuri njye nageze kuri stage ngamije kwiyerekana ngaragaza impano yanjye ngo abazamura impano z'abandi bana bakiri bato baze kunzamura, kubera ko mu mutwe wanjye nahoranaga inzozi zo kuzaba umuhanzi w'ikirangirire n'icyamamare. Bivuze ko iby'imikino n'amarushanwa y'imikino nitabiraga byari kugira ngo njye nsohokera ikigo nzenguruka impande nyinshi z'igihugu, ariko ibyo kuzavamo umukinnyi ukomeye ntabwo byambagamo, dore ko ntari n'umukino n'umwe w'umwihariko nari niyiziho nakina. Aribwo Britty yansanze kuri stage anjugunyaho amafaranga birarenga, atangira kumbyinisha agendeye ku njyana y'indirimbo naririmbaga. Noneho uburyo yari umubyinnyi mwiza w'indirimbo zanjye zibyinitse byatumye twigarurira abafana kugera ku rwego bose bibwiriza guhaguruka, bitari nk'abandi bahanzi bingingira abafana guhaguruka no kumanika ibiganza indirimbo zabo zikarangira ari hands up gusa. Kuri njyewe navugishije ibikorwa bya Britty, abimfashamo mu kubyinisha ikibuno neza, ku buryo twavuye kuri stage abafana batabishaka na gatoya. Kuri Britty ahita mfata ukuboko nsohokana hanze ambwira ngo tujye gufata akayaga. Aribwo yanjyanye inyuma y'ishuri, nanjye nkomeza kugendera ku muyoboro we, dore ko yandutaga akiga no mu mwaka uri hejuru y'uwanjye, kubera ko yigaga mu mwaka wa kane njyewe niga mu mwaka wa mbere. Ubwo twageranye inyuma y'ishuri twegamira igikuta turyoherwa n'akayaga gakonje ka nijoro. Nuko Britty atangira ambwira ko anejejwe n'ibihe tugiranye kuri stage, yungamo ambwira ko mfite impano yo kuririmba, ku buryo yamaze kubona ko nzaba umuhanzi w'ikirangirire. Nanjye mubwira ko azi kubyina neza, bityo nakozwe ku mutima n'uburyo yansanze kuri stage aza kuntera ingabo mu bitugu. We ansubiza ko uretse kuba indirimbo zanjye zibyinitse arizo zamukuriye, n'ubundi nsanzwe narigaruriye umutima we kuva umunsi mbona ninjiye mu kigo bwa mbere, kubera ko aribwo bwa mbere yarabonye umuhungu wuje uburanga buhebuje ubw'abahozeho, abariho n'abazabaho. Noneho bikubitiraho kuba ndi umuhanga mu mikino y'amoko yose, byatumye akomeza kunsarira. Ariko ubwo na performingaga kuri stage, ijwi ryanjye risona neza rikanogera amatwi, n'injyana yanjye igwamo neza ikanezeza umutima, yashidutse kwihishira bimunaniye ansanga kuri stage. Britty yamaze kumbwira gutyo nibaza uburyo yigarurirwa umutima n'umwana w'umuhungu aruta kandi wiga mu mwaka wo munsi y'uwo yigamo, kandi tuzi ko abakobwa bose bateretana n'abasore biga mu myaka iri hejuru y'iyo bigamo. Byabasakira irego bagateretana nabo bigana, ariko mu myaka iri munsi y'iyo bigamo biragoye gushoboka kubona umukobwa ukundana n'umuntu wiga mu mwaka uri munsi y'uwo yigamo.
Buriti ahita ansubiza ko ibyo mvuga ari impamo, ariko njyewe naje nihariye kandi ndi udasanzwe, haba mu buryo ngaragara, haba mu bikorwa by'ubuhanga, mu mikino n'ubuhanzi ndetse n'ubuhanga nifitemo, bityo ibyo kuba niga munsi y'umwaka yigamo ntacyo bimubwiye. Rero mwemerere twikundanire, tugirane imikoranire mu buhanzi, njyewe ajya amenyera imyambarire y'abastari. Kuri njye mubwira ko mfite umukunzi witwa Edina, nubwo twatandukanijwe n'ababyeyi be, maze mu gahinda kenshi ansaba ko byibuze twibera inshuti zisanzwe, akajya ahora ngaragiye kubera ko nabyo biramuhagije. Nanjye ndamwikiriza, nuko dukomeza kwiganira dutuje, ariko uburyo n'ubundi yandutaga akaba ari we unyobora mu kiganiro, bikarenga akamfata ku rutugu, anamfata ibiganza byanjye akabirambika ku bibero bye binyerera. Nanjye muri kwa kundi umuntu akumbura ifunguro yariyeho, nanjye nahise nisanga nongeye kubumbura bya bihe nagiranye na Edina. Nisanga natangiye gucengeza intoki indani mu kajipo kagufi yari yambaye, nawe aranyirekurira ahita amfata imisaya yombi, anzanaho umunwa, dutangira guhana udusukari kugeza mwegamije ku gikuta. Nsigara mpagaze hagati y'amaguru ye, ngiye kumva numva atangiye kumfungurira umukandara w'ikabutura nari nambaye ihita igwa hasi. Nanjye menya icyo gukora, mpita mufata ukuguru kumwe ndakuzamura, ubundi mfata imbunda nyitunga muri paradizo ye, ntangira gucunga y'umutekano. Mu gutangira kumfana mpita mupfuka umunwa ngo hatagira abatwumva. Nka nyuma y'iminota 5 nahise nshirirwa amasasu, aba aribwo ngarura ubwenge nibaza ibyo nkoze ku muntu tuvuganye bwa mbere. Mpita nambara vuba vuba musaba ko tuva aho ngaho dutandukana tujya ku macumbi. Nuko kuva iryo joro tubana nk'umugore n'umugabo, ku buryo noneho natangiye kujya ntumirwa mu bitaramo, akaba ari we umperekeza nka manager wanjye, dore ko ari nawe wanyambikaga nk'umukobwa wari ufite ikofi. Amacumbi mpawe tukararanamo duhuza imbunda na paradizo ndetse n'amarushanwa y'imikino twajyagamo, akamperekeza ku buryo bose bari babizi ko ari umugore wanjye. N'abarezi n'ubuyobozi bw'ishuri bwari bubizi, ariko kuba Buriti yari umwana w'umuherwe nanjye mpeshishemo ikigo ku bw'impano yo gukina n'ubuhanzi bigatuma batabitindaho, dore ko n'ubundi ibigo byigenga icyo muba mupfana ari amafaranga y'ishuri wishyura, noneho waba ukora ibikorwa byamamaza ikigo ugafatwa nk'igikomangoma. Gusa iby'umubano wanjye na Buriti hari abatarawishimiye na gato, haba abahungu bangiriye iki, ariko banarabatwaye umukobwa wa mbere mwiza mu kigo, cyo kimwe na animateri watangiye kungendaho anankura mu makipe y'ikigo. No ku ruhande rw'abakobwa nabo bakanga Buriti cyane kuba yarabatwaye umuhungu mwiza w'umustari, ariko ibyo ntabwo twari tubyitayeho na gatoya. Uwo mwaka waje kuvaho hazaho undi mwaka nimukira mu wa kabiri. Buriti yimukira mu mwaka wa 5, dukomerezaho wa mubano umeze nk'uwabashyingiranwe, ariko ubwo twendaga gusoza uwo mwaka ngo twimukire mu mwaka wo gukora ibizamini bya leta, animateri yaje kutugambanira atumaho ababyeyi ba Buriti baza muri weekend twari dusanzwe tumenyereye gusohoka mu kigo, tukigira muri ghetto Buriti yari yarakodesheje ngo tujye tuyibanamo mu gihe cya weekend n'igihe dukumburanye mu mibyizi. Aribwo animateri yabazanye bakatugwa hejuru twibereye mu byacu. Buriti asigara nyingingira gucika kubera ko uko azi papa we uburyo abafuhira nk'abakobwa babiri yabyaye nta kindi ankorera uretse kunyica. Ibyo bikora nsunikira imyenda nanjye ndwana no kwambara vuba vuba, kureba mbona papa wakuyeho pistoli. Ako kanya Buriti ahita amusimbukira amufata ukuboko ansaba gucika vuba, nanjye mpita ndeba idirishya nsimbukiramo ncika. Ubwo mu kugenda niruka ngenda nibaza amaherezo yanjye yo kuba buri gihe nisanga niruka mpunga amasasu nzira abakobwa, kubera ko ibyari bimbayeho byari bisa neza n'uburyo nirutse mpunga amasasu ya Bakidesi amora umukobwa we Edina. Ubwo nirutse nsubira mu kigo, nkomereza muri dorotwari nsanga abandi barimo kwitegura ngo bajye muri etude. Nanjye njya muri dushe mvuyeyo ndambara nzamukana n'abandi tujya muri etude, ariko mu kanya gato animateri yaje kunsohora mu ishuri akomezanya mu biro bye, nsangamo umuyobozi w'ikigo, ababyeyi ba Buriti na Buriti nyirizina. Aribwo banshinje kurarura umukobwa wabo, ngiye mbihakana mbwira umuyobozi ko bambeshyera kubera ko bansanze mu ishuri, na Buriti amvuganira avuga ko atari njyewe twari kumwe. Ako kanya papa we ahita amucinya urushyi, yungamo atanga itegeko ryo kumfungisha. Animateri ahita avuga ko yahamagaje polisi. Animateri akibivugiye polisi yahamagaje yahise hagera. Mu kuduhata ibibazo ngiye na Buriti duhakana byose, ariko batubwira ko bafite ubushobozi bwo kujya kudupima bakadusangamo uturemangingo duhamya ibyo dushinjwa, ariko nanone ibyo kumfunga nta butabera burimo, kubera ko ahubwo bafunga umukobwa kubera ko ari we babona ari mukuru. Bahita bambaza imyaka, mbabwira ko mfite imyaka 12. Babajije Buriti abasubiza ko afite imyaka 15. Mu kumva imyaka yacu bavuga ko icyo dukeneye atari ugufungwa no kujyanwa mu bigo ngororamuco, ahubwo dukeneye kuganirizwa n'ababyeyi. Ibyo barangiza kubivuga bahita bagenda bavuga ko nibumva hari icyambayeho barabibazwa. Nuko papa wa Buriti n'umujinya mwinshi atanga amahitamo abiri, avuga ko bahita banyirukana burundu cyangwa bakajya gupakira ibikoresho by'umukobwa we. Birumvikana bahisemo kunyirukana birengagije uburyo namenyekanishije ikigo cyabo, ariko hahandi ifaranga rikubise horoha bahisemo gukora ibitunganye. Papa wa Buriti kubera ko yari umuterankunga ukomeye mu myubakire y'icyo kigo, nk'umuntu ufite uruganda rukora ibikoresho by'ubwubatsi,
bityo mu myaka 5 Britney yaramaze muri icyo kigo kuva mu wa mbere kugeza mu wa 5 ababyeyi be bari barakizamuye ku rwego rwo hejuru mu myubakire. Ntabyo gutinda ni materi yahise nkurubana ajya kumpakiza ibikoresho byanjye. Tumaze kubipakira garuka nyishongoraho kwa karuta kandi kakamera, bityo kuba ndutabashije no kugira ububasha bwo kunyirukanisha akaba agiye gusigarana umugore wanjye Britney. Jewe namusubije ko adashobora kumwigarurira, azi neza ko ari we unyirukanishije. Ansubiza ko azahita nyibagirwa vuba ku buryo atazaba yibuka ko ari we wanyirukanishije. Ntabyo gutinda twavuye duca kuri Britney wariraga cyane avuga ko adashobora kwiga azi ko nirukanwe muzira, ariko nta wari umwitayeho. Animateri akomezanya mu biro bye ahita ampereza ibaruwa inyirukana. Nuko ndasohoka mpepera Britney musezeraho agiye kuvaho ansanga baramufata. Nuko nsohoka ubwo muri uwo mugoroba wa joro mbura imodoka injyana iwacu mu kwisanga nzerera mu ijoro mpura n'abarara banyakigikapu cyanjye na tiki. Mu gitondo mfata umuhanda ngenda n'amaguru nza kugera mu rugo kwa Gadi na Carolina mu gicuku. Mukumbaza uburyo ntacyo nakoze ibizamini bibwira ko buriya banyirukaniye amafaranga y'ishuri, basubiza ko ngiye batajya banyishyuza yo nsigayemo kubera uburyo mbahesha ishema. Nuko mbabwiza ukuri kose ko impamvu nirukanwe, bambwira ko nubwo ndi umunyamakosa ariko kunyirukana bandenganije. Mu gitondo bombi bazindukira mu kigo ariko babirukaho nabi cyane, aribwo baje gusaba ubufasha Henry na Leya bari bamaze iminsi bahuye. Carolina anabakorera ariko agakomeza kubahisha ibyanjye, maze Henry na Leya babanza kunezezwa no kumbona bari bazi ko napfuye. Nuko barantwara bansubiza mu kigo, bashatse kubasubizayo bo babasubiza ko batari nk'ababyeyi banjye Carolina na Gadi baherutse gusubiza inyuma, bityo nibakomeza kwinangira umutima barabateza amategeko. Ibyo kubyumva bemera ko nsubira kwiga nta mananiza. Ako kanya Britney wari wabwiwe ko nagarutse aza kumpaberana ubwuzu n'urugwiro rwinshi, ntiyatinda kumpera udusukari imbere y'abayobozi na Henry na Leya. Ibyo Henry na Leya babibonye gutyo n'amasura yijimye basaba Britney ko baduhaye akanya. Nuko barantwara banjyana ku ruhande bambaza niba ibyo babonye n'amaso yabo n'ibyo ari byo nanirukaniwe, ariko banyohereje kwiga. Ndabahakanira bambaza amaherezo yanjye yari yo mu gihe natangiye kuba imbata yo kwinjira mu maguru y'abakobwa nkingana gutyo. Buri cyo mbasubiza nuko Henry yitse umutima avuga ati buri muntu wese akora amakosa mu buzima, ariko ntabwo biba bisobanuye kuyishyura ubuzima bwe bwose nk'uko bari bakwirukanye ibintu byari bigiye kwangiza ahazaza hawe. Mu by'ukuri abantu beza nabo bakora amakosa, ariko ntabwo bisobanuye ko ari babi, ahubwo ni ukubera ko nabo ari abantu. Bityo nawe amakosa umaze imyaka 2 yose wivurugutamo ntabwo tugiye kugushinja ibyaha no kugucira urubanza rw'amakosa wakoze ngo tuyaguhore, kubera ko nk'umuntu ushobora kuba warashutswe cyangwa se utsindwa n'ibigusha bigukikije, nkuko tubonye kuriya mukobwa wari waziza kuruta cyane kubera ko uretse kuba akurusha imyaka 3 y'ubukure. Ubwo kubijyanye n'intekerezo iyo myaka 3 kurusha urayikuba 3 wumva umusore wakagombye kuba ateretana nawe. Urasanga mu mutwe akurusha imyaka 9, bivuze ko ku myaka 12 ufite wongeyeho imyaka 9 iraba imyaka 21. Iyo ikaba ariyo myaka umusore ukwiye guteretana n'uriya mukobwa yakakwiye kuba afite, kubera ko nk'umuntu uri kurangiza amashuri yisumbuye yakagombye kuba ateretana n'umusore byibuze uri muri kaminuza, bitari wowe ukiri no mu cyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, mu gihe nabo bigana cyangwa bari mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye batari ku rwego rwe, kubera ko nabo abaruta mu ntekerezo. Bityo biragaragara ko atari wowe wamuteresa, ahubwo niwe wakwiterete yagendeye ku bwamamare bwawe, bya bindi abakobwa bakunda abastari. Nanone akwiteretera agendeye ku buranga bwawe, maze mu kukwigarura neza agushukisha izo mpano yaguhaga, nawe wemera kuba nyamugiye. Iyo bigiye ku buryo ubu akubereye nka sugar mami, bishobora kuzakwica mu mutwe bikazarangira utazigera ubasha kwirambagiriza n'abakobwa b'urungano rwawe, ahubwo ukazatwarwa no kwibera mu maguru y'abakecuru bakwitereteye, ku buryo n'umukobwa w'urungano rwawe wajya kwiryaho ashaka kugorwa no kumutereta wajya uhita umureka, kandi mu by'ukuri ari we mukwiranye. Gusa ntabwo mfite umwanya wo kuguteguza ibizakubaho mu hazaza, mu gihe buri mukobwa ukwishimiye wese wemeye kumuyoboka wemera kugiye kujyanye hose. Ahubwo nyemerera nkwereke igitsure ngo hane nka mukuru wawe ngushyiriraho ingamba zo kuko akuva aka kanya ugomba guhagarika ibikorwa byose bifite aho bihuriye no kwamamara kwawe, haba umuziki n'imikino, ahubwo ugashyira imbere amasomo yakuzanye. Sinitaye ko ubuhanzi n'imikino nabyo byubaka ahazaza heza h'umuntu runaka, ariko ku bwa misiyo dushaka kugutegurira yo kuzagaruza iby'umuryango wawe w'abamakabe wanyazwe, ntabwo dushaka ibintu bituma umenyekana kandi n'ubundi uri mu bwihisho. Carolina yakuzanyemo agukuye iteko. Mbisubiremo, ibyo byose bituma wigarurira imitima y'abakobwa kugera ku rwego mutakaza kwiyubaha musomanira imbere y'abayobozi n'ababyeyi bihagarariye ahangaha. Ubwo kukubuza ubuhanzi by'umwihariko, urumva ikintu nyamukuru gitumye mbiguhagarikaho kwari ugushyira intera hagati yawe n'abakobwa, kubera ko gukomeza gutwarwa n'uburyohe buri mu mubiri wabo nta handi byazakugeza uretse kuguta mu rwobo rurerure
maze inzozi z'ahazaza hawe zikarangirira aho ngaho. Ntabwo nshaka kukubwira ko abakobwa ari babi ngo uzakura ubafata nk'ibiremwa bibi, kandi nabo ku ruhande rwabo nta mutima mubi bagufitiye, ariko iyo wabayobotse birangira utakaje kwiyobora kwawe, ugasigara uyobowe n'amarangamutima n'irari ubagirira, nk'uko umuntu wamaze kuba imbata y'inzoga aba atakibasha kwiyobora na gatoya. Bityo nk'uko ibibi biruta naho kuba imbata y'irari ugirira abagore waba imbata y'inzoga, kubera ko byibuze ingaruka zava mu gutegeshwa inzoga ntabwo zangana no gutegeshwa abagore. Ngaho genda wijye ushyireho umwete, aba ari nabyo ushyira imbere, dore ko n'indangamanota zawe twabonye amanota ariho adashamaje na gatoya. Mu by'ukuri uzi uburyo wavuye kuri Wilfried School uzira umukobwa hakabura gato ngo unicwe, ukaba warunirukanwe hano uzira umukobwa, bityo udahindutse ubutaha twazakira umurambo wawe, dore ko mu kutimenya kwawe ukibagirwa n'impanuro Caroline yaguhaye ubwo yakugezaga kuri Wilfried School akubwira ko ingendo y'undi ivuna. Izo mpanuro zanyuze mu gutwi kumwe zisohokera mu kundi gutwi, maze wisanga ukururana n'abakobwa bafite ababyeyi b'ibikomerezwa, kuva kuri Bakidesi nk'umwe mu bayobozi b'abamakabe na Gustavo nka nyiri uruganda rukora ibikoresho by'ubwubatsi. Bityo kuva aka kanya uzibukire icyitwa ubuhanzi n'ibisa nacyo byose. Naho siporo bibaye byiza wayoboka byibuze imikino njyarugamba n'imikino ngororamubiri, kubera ko arizo zakomeza umubiri wawe nk'umuntu turi gutegurira misiyo ikomeye. Ikirenze ibyo, n'uriya mukobwa utumye tugutegeka guhagarika ibi byose nawe ugomba kumugendera kure, umwibutsa ko mutari urungano na gatoya. Henry yamaze kumbwira gutyo, umugore we yayunga mu byo avuze, nubwo we yabimbwiranye mu kunyinginga bitari nka Henry ubimbwiranye kunkanga no kunkiriraho amategeko ntakuka. Maze mbikiriza mbasezeranya ko ngiye guhinduka, nuko bansezeraho. Kuva ako kanya ntangira kwihisha Briti mwihunza cyane, kubera ko ntari mfite ubushobozi bwo kumubwira amagambo Henry yantegetse kumubwira, n'ibihe bidasanzwe twagiranye kenshi mu guhuza imibiri ku buryo tuziranye muri byose. Ariko nza kugira umugisha ubwo inkuru y'uko nagarutse ku ishuri igeze ku babyeyi ba Briti, bakaza kumutwara ku munsi ukurikiyeho. Nkabimenya ari uko umukobwa biganaga anzaniye envelope ifunze neza. Mu kuyifungura nsangamo imyenda n'inkweto bya siporo. Mu kubikura muri envelope mbona havuyemo urupapuro rugwa hasi. Mu kurutora nsanga rwanditswe na Briti. Mu kwihutira kurusoma ngo menye icyo yanyandikiye, nsanga yanyandikiye amagambo avuga ati: sinzi uko nagusobanurira uburyo nanditse uru rwandiko merewe, ariko ibitonyanga by'amarira usanga aho biraguha ubusobanuro bw'agahinda kose njyanye kure yawe. Ni ukuri njyanye ubwoba no guhangayikira ko kuba njyanywe kure yawe bigiye gutwikira ikiraro cyaduhuzaga. Ndabizi neza ko ari njye waguteje ibibazo ubwo nakwirukagaho nkwikururaho kugeza nkwigaruriye wese, ariko byose ni urukundo nagukunze, nirengagije amajwi y'uburyo nabwirwaga kenshi ko ntakubereye umukunzi ahubwo nkubereye sugar mami. Mu by'ukuri ntabwo njyanye agahinda ko kuba ngiye kwicwa n'irungu aho utari, ahubwo njyanye agahinda ko kuba nshobora kuzisanga mbanye n'undi muntu utuma niyumvamo irungu, cyangwa nkazisanga mbana mu cyumba kimwe n'umuntu ntizera. Sinzi niba twarabanaga ukizirikana wa mukunzi wawe Edina wambwiye ku nshuro ya mbere tuganira, cyangwa se niba ari nari naramaze mu kwibagiza burundu nigarurira umutima wawe. Bityo nibyo biri mu gahinda njyanye ko kuba ngiye ntazi aho mpagaze kuri wowe. Ikindi kandi njyanye amatsiko yo kumenya ibyo waganiriye na bariya ababyeyi bakugaruye ku ishuri, cyatumye ntongera kugukiryera. Nagutumaho ugasubiza abo ngutumyeho kuhuza ugerageza kugaruza ibyo abandi bize udahari, ukirengagiza urukumbuzi ngufitiye. Ese koko nuko wari uhuze, cyangwa nuko ndakarira kuba nari imbarutso yo kwirukanwa kwawe, cyangwa n'amabwiriza mashya ababyeyi bakugaruye basize baguhaye ubwo bakwihereranaga? Ngurwo urujijo njyanye, kubera ko nta kanya ababyeyi banjye bampaye ko kuza kugusezeraho, ariyo mpamvu mbabeshye ko ngiye mu bwiherero. Ngezemo nandikira muri uru rwandiko rwo kukuganyira nkubwira agahinda njyanye, maze ndukira muri envelope irimo impano nari narateganije kuguha ku munsi w'abakundana. Nuko mbihereza umukobwa wari urwariye muri dorotwari ngo azabikumpere. Neko, ni ukuri ndagukunda byahebuje byose gukundwa, ku buryo ntekereje urukundo ari wowe wenyine ntekereza. Ni ukuri ntabwo nzashobora kubaho ntagufite hamwe n'urukundo rwawe, ku buryo ngiye nicuza kuba ntaragize ubushobozi ngo nkwijyanire mu ijuru aho ntawuza kutwivangira mu rukundo rwacu. Aho ngiye nzahora nzirikana uburyo waje mu buzima bwanjye tutaziranye, ukandutira abandi, akaba ari wowe uba umubitsi w'amabanga yanjye, ukambera inkoramutima, umbera umwihariko, umbera ubudasanzwe, umbera urukundo, umbera byose byiza bibaho. Mbese ntabwo wari isi yanjye ahubwo wari ijuru ryanjye, bityo wumve ko ntazigera nturiza aho utari, kubera ko kukujya kure bimeze nko kugwa mu muriro utazima, kubera ko uburibwe bunyuzuye umutima buruta uburibwe bwo gushya numva. Ubu nibwo ndimo gusobanukirwa amagambo nasomye muri kimwe mu bitabo by'ubucurabwenge kivuga ko mbere yo kwinjira mu rukundo ugomba kuba warateguye aho uzajya usuka amarira, ngo kubera ko amarira ariyo mpano ya nyuma y'urukundo. None nanjye igihe nagize nishimana nawe, tukinezezanya mu guhuza imibiri,
tugasekerana tumwenyurirana nibwira ko ariko bizahora kugeza mu mpera z'ibihe, none byose birangiriye mu marira nk'uko nabisomye mu gitabo. Bityo ndakwinginze ngo uzakore ikintu kivuguriza ibyo nasomye mu gitabo nongera kugusoma umunsi umwe. Ndagukunda birenze uko nabivuga, bityo wumve ko ngiye kurwana urugamba rwo kukugarukira. Rero ndakwinginze ngo nzasange ukintegereje kandi nzasange ukinkunda. Namaze gusoma amagambo akubiye mu rwandiko Buriti yari isize anyindikiye, sinirwa nanyatindaho kubera uburyo Henry na Leya bari bamunciyeho byari byatumye muzinukwa burundu, ku buryo ahubwo nishimiye kugenda kwe. Ubwo urwo rwandiko narubitse mu mufuka w'ikabutura ya siporo Buriti yaransigiye nk'impano. Ndagenda mbibika kure aho ntazajya mbibona ngo binyibutse Buriti. Ubuzima bwe bwarakomeje, Animateri waza kwirukanwa azira ko ari we waduteje ababyeyi ba Buriti, bigatuma bahomba umukiriya ukomeye kubera ko bateganyaga no kuzazana na murumuna wa Buriti kubwo kuba bari bafite imyumvire yo kutazigera batuma abakobwa babo biga mu bigo byo mu murwa mukuru wa Tekowa, kubera ko ngo haba ibishuko byinshi. None nyuma yo kumenya ibyo kuba imfura yabo Buriti yari ibayeho nk'umugore w'umugabo, bahise bazinukwa. Ubwo twakoze ibizami bisoza umwaka, mbikora nshyizeho umwete ku buryo navuye mu myanya iri hejuru ya 20 nkaba wa gatanu. Mu gutaha Henry na Leya bahita bambaza niba ayo manota ncyuye mu byumweru 2 mpindutse ampaye igisobanuro cy'ibyo bambwiraga. Ndabikiriza nuko bambwira ko ninkomereza aho ngaho umwaka utaha nzajya mba uwa mbere kandi nkazatsindira ku manota meza mu kizamini cya leta gisoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Kuko nk'uko babimbwiye naragiye mara umwaka wa gatatu wose mba uwa mbere mu kizamini cya leta, bari njyewe ugira amanota ya mbere ku rwego rw'intara ya Modini, maze mba mpinduye umuvuno wo guhesha ishema ikigo cyacu cya Kimbari College. Ku bijyanye n'amanota bisimbura kugihesha ishema mu gutwara ibikombe mu mikino no gutwara igihembo mu buhanzi byatumaga bagifata nk'ikigo cy'imikino n'imyidagaduro gusa. None kuba ngihesheje n'ishema mu manota byatumye ikigo cyiharira isoko ry'uburezi mu ruhando rw'igihugu cyose. Aribwo igihe cyageze banyerekeza kuri Memory High School, njya mu maboko ya Henry na Leya biyemeje kundihira imyaka yo kwiga nsigaje mvuye mu maboko ya Directeur wa Wilfried School wanzaniye ampungisha urupfu. Aribwo naje guhura na Angelo wahise anyibagiza Buriti burundu, nk'uko Buriti nawe yari yaranyibagije Edina, nk'uko na Edina yari yaranyibagije Sevira, nk'uko Sevira nawe yari yaranyibagije Isha yanjye Rayisa. Noneho nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye njye na Angelo tukajya mu byerekezo bitandukanye, nibwo naje guhura na Salome nawe wari uri mu nzira zo kunyibagiza Angelo. Nyuma na Salome turaburana, nkomereza muri kaminuza mpura na Adela nawe wahise anyibagiza Salome. Namaze kwibuka ibihe nagiranye na Buriti no gusesengura ko buri cyiciro cy'ubuzima nabaga mfite umukobwa tubanyemo, najya ku rundi rwego ngahura n'undi mukobwa dukomezanya, kuva kuri Rayisa twabanye mu bwana Tekowa, nkomereza kuri Sevira twabanye mu mashuri abanza i Hebroni, nkomereza kuri Edina twabanye agahe gato mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye muri Wilfried School, ngakomezanya na Buriti ubwo nahungishirizwaga i Modini kuri Kimbari College, ngakomereza kuri Angelo twahuriye muri Memory High School, ngakomereza kuri Salome twahuye Isikuyo, ngakomereza kuri Adela turi kumwe twahuriye kuri Harmony University. Ibyo maze kubihuza bituma nibaza niba na Adela ngiye kureye nta musimbuza nk'uko nasimburanije ababanjirije bose. Nuko muri ako kanya nsigara nibaza niba nta mukobwa dufitanye amateka yihariye tutarahura, ariko nsanga ntabyibuka neza, ahubwo nsigara nibaza icyo mbwira Buriti. Nari maze kumenya ko burya ari we Briella mukuru wa Shiyera nabo dufitanye ijoro ry'amateka yo kuba naragarukiye ku muryango wa paradizo ye ubwo nibukaga impanuro za Henry na Leya maze mu gushaka bulletproof cyangwa se agakingirizo nkayibura ngahitamo mbivamo. Nuko nsigara nibuka ibihe bidasanzwe byabaye ubwo nongeraga guhura na Edina, Sevira, Salome, Angelo na Rayisa, maze mu kwibuka uburyo byari indyankurye nibaza uburyo mva mu nzara za Buriti wari waganjwe n'amarira kubwo kugorwa no kongera kumbona. Maze nubura amaso mureba duhita duhuza amaso, abonye ko maze kuva mu bitekerezo byari byamperanye. Ikibazo cya mbere yahise ambaza nuko mbaza impamvu ntasomye urwandiko yasize anyandikiye. Mu kumubaza impamvu mbajije icyo kibazo n'umuntu wamubwiye ko ntigeze nsoma urwandiko, ahita ansubiza ko yatunguwe no kubona urwo rupapuro rwaramugarukiye agasanga rumaze igihe rumutegerereje mu rugo. Mu kumubaza ibyo avuga ibyo ari byo ntungurwa no kubona ko urupapuro rwarwaye ingesi ararumpereza. Kureba mbona rwanditseho itariki, ukwezi n'umwaka bihuye neza n'urwandiko yansigiye. Mpita mubazanya amatsiko menshi ye yarukuye, ariko nako mubaza umuntu wangiriye mu bintu akarukuramo akarumuha. Nuko yitsa umutima gato akomeza ambwira ati nahoze nshaka kuba umuntu wowe udashobora kuba kure, nahoze nshaka kuba nk'uburiri bwawe mu gitondo, ngakora ibishoboka byose ubwo mu buriri bukaguma bugushyuhiye, noneho mu irangira ry'umunsi ugahora ungarukira maze ukampundagazaho umutekano utuma ntekana. Ariko naje kumenya ko ndi umuntu wowe ukeneye cyane kuba kure ye.
naje kumenya ko ntari nkubereye nk'umuriro utazima, bityo ushobora kuba warashakaga ko tugumana ibihe byose ariko njyewe ngahora ngutwika. Mbese naje ndi umuntu usenya ubuzima bwawe. Ibyo nabimenye igihe nagarukaga mu gihugu mvuye iyo pe, iyo papa wanjye yari yarampungishirije guhura nawe nyuma y'imyaka 3. Nkaruhuka aruko ngarutse kuri Kimbali College nje kubaririza amaherezo yawe, nkakirwa na directeur wahise ansomera ambwira ko nari ikigusha kuri wowe, nkaba nari mu nzira zo kukurimbura ubuzima bwawe by'iteka, kubera uburyo navuye mu buzima bwawe ugahita ucyura amanota meza uri muri 5 ba mbere uvuye mu myanya yo hejuru ya za 20. Noneho mwaka wa 3 ubukomereye muri wese urangirira ubu wa mbere kugeza ubahesheje ishema ubu wa mbere mu ntara yose ya Modini, ukajya kwiga mu kigo cya mbere mu gihugu. Ubwo numvise inyuro ya diregiteri mpita mvayo ngarukite ko wankomereza kuri Memory High School, mbaririza amakuru yawe menya ko wari ufite umukunzi witwa Angelo, ukaba uheruka gufata ibyangombwa mu gihe cyashize byo kwa Purayinga kwiga muri kaminuza y'igihugu. Aribwo nazengurutse kaminuza z'igihugu zose mbaririza izina ryawe bambwira ko batakuzi, mbaririje na Angelo nawe bambwira ko batamuzi. Nuko mvayo mfite agahinda mpita nsaba mu rugo ko bareka nkisubirira iyo pe, kubera ko umuntu nari mfitiye amashyushyu yo kuza kureba ntawe nsanze. Ibyo babyumvise birabanezeza kubera ko bahise bamenya ko uwo bankumiraga kuza kureba birangiye mubuze burundu. Nuko nsubira iyo pe ntegereza ko ibiruhuko birangira ngakomeza amasomo, naburaga umwaka umwe gusa ngo ndangize, ndetse nza no kurangiza amasomo papa ntumyeho ngo nze nyobora uruganda rwe, mubwira ko ntashobora kugaruka mu gihugu nzi ko ntasangayo neko wanjye, bantandukanije nawe. Nuko birangira niboneye y'akazi, naje guhurirayo n'umusore witwa Chenkoriyes ambereye manager, ariko kuva yambona ntiyongera kugira amahoro, aribwo nyuma yaje kunsaba urukundo. Nanjye nsanga nta yandi mahitamo mfite nyuma y'abasore benshi nagiye mpakanira niringiye kuzakubona. Nuko dutangira gukundana ariko njyewe bitamfasheho na gatoya. Ubwo nyuma nyereka n'umuryango wigizwe na papa we Barthélemy Ries, mama we Ophelia Ries, bashiki be Yamira Ries na Yusira Ries, ariko we kunsaba kujya kumwereka umuryango wanjye ngo nyuma dutangire imishinga y'ubukwe, mahakanira mubwira ko ntateganya gusubira mu gihugu nababariyemo. Nuko ibyo bikomeza guherekeza ibyo kugirana imishinga y'ubukwe, dore ko n'ubundi numvaga bitanshishikaje na gatoya kubera ko kukwikuramo no kwakira kuguhomba byari byaranze burundu. Ariko Chenkoriyes kubw'urukundo nkunda agakomeza kunyihanganira no gutegereza igihe nzumva niteguye. Ubwo imyaka yakomeje kuvaho umwe hajyaho undi, kugeza ubwo mu minsi yashize Chenkoriyes yansabye ko muherekeza hamwe n'umuryango we, akajya kunyerekana kwa sekuru Rosario na nyirakuru Valeria no kwa nyirarume Elisabeth ya Mirethi n'umugore we Putera Arista, akanyerekana babyara be Yolanda na Malone, atibagiwe na se wabo Musenyeri Dominique, ariko amusubiza ko narahiye ko ntazongera kugaruka mu gihugu navuyemo ndiro inshuro 2. Mukombaza mu by'ukuri ikintu cyatumye mva mu gihugu ndira kugeza ku rwego nzinuka igihugu cyanjye bya burundu. Mwima amakuru ngira ngo atamenya ko naheranwe n'urukundo rwanjye rwa mbere, nkaba mukunda by'amaburakindi. Nuko ansaba ko byibuzemo aderesi z'iwacu akazabansuhuriza, zo ntizangora kuzimuha. Nuko we n'umuryango we mbaherekeza ku kibuga cy'indege, dukomeza tujya kuvugana kuri telefone, aza kumbwira uburyo bahuye n'abandi bantu bafitanye isano batari bazi, babifashijwemo n'umusore n'umukobwa bazwi nkakibona umwe n'ibivejuru. Mu kwikanga mubazanya amatsiko yo gushidikanya niba koko yabashije kubona imbona nkubone, bakibona umwe n'abatuye isi bose bahora bafitiye amatsiko yo kubona. Abimpamiriza bindahirira mu kumusaba amafoto yabo, mpakanira ambwira ko bitemewe kubafotora bityo niyizire mbibonere. Mubajije niba ntagera mu gihugu ngasanga barazimiye, ampumuriza ambwira ko ntaho bazajya kubera ko bari gutegurana ubukwe bw'imiryango yabo, aho bagiye gushyingiranya Jezabela Makabe nka mushiki w'umusore w'ikivejuru na Starona Mustronge nka mubyara w'umukunzi wanjye Chenkoriyes. Ibyo kubyumva nabaye nk'usakiwe, mpita musaba ko abaretse kujya iwacu mu rugo nkazamwijyanirayo kubera ko ngiye kwiyizira. Ibyo kubyumva biramunezeza, ambwira ko ibivejuru na kibona umwe bakomeje kumubera isoko y'ibyishimo kubera uburyo bamuhuje n'abandi bagize umuryango we atarazi, none bakaba banatumye mva kwizima. Nuko ku munsi ukurikiyeho nisanga ku kibuga cy'indege, ababyeyi banjye na murumuna wanjye baje kunyakira ndetse na Chenkoriyes yaje kunyakira. Ku rundi ruhande avayo mpita muhuza n'umuryango wanjye. Ababyeyi banjye mu kumva ababyeyi be bahita bamwishimira bavuga ko ari we musore unkwiriye, bitari ka gahungu gaturuka mu muryango w'abakene wari utunzwe no guca inshuro mu ngo z'abandi kuri nyina no kwirirwa bagaramye munsi y'amamodoka kuri papa wako. Ibyo mu kubyumva nibuka ko papa wawe yari umukanishi w'amamodoka na mama wawe yirirwa mu mago y'abakire akora imirimo yo kumesa imyenda no gusukura ubusitani n'inzu zabo. Ibyo bituma mbabazwa n'uburyo bafashe umwanya wo gukora ubushakashatsi ku muryango wawe. Ubwo njyewe na Chenkoriyes twijijishe twigize nk'abatabyumvise, ariko Chenkoriyes amenyeraho impamvu urukundo rwacu rutanshishikaje, ko ari uko urukundo rwanjye rwa mbere rwanze kumvamo burundu.
ariko yirinda kubitindaho, nuko tuvayo twerekeza mu rugo. Dusanga banyiteguye bidasanzwe kubera ko bari batumiye abavandimwe n'abaturanyi. Birumvikana hari hashize igihe kinini kigera ku myaka irenga ine ntakandagira mu butaka bwa Metropet. Ubwo banyakiranye urugwiro rwinshi, habaho no kubereka umukunzi wanjye Cenkoriyesi. Bose bamwishimira bidasanzwe, bumvise ko afitanye isano rikomeye na Musenyeri Dominique. Igihe cyaje kugera Cenkoriyesi ambwira ko akeneye kugenda, no kumusaba ko reka nkajya guhindura imyenda gato kubera ko imyenda n'inkweto ndende byose by'igiciro gihambaye nambaye byakomeje gutuma ntisanzura. Nuko ninjira mu cyumba cya murumuna wanjye Shiera, nshaka utwenda tworoheje mu myenda ye nambara kubera ko nta mwanya nari mfite wo gufungura varize yanjye nshaka imyenda nambara. Mu kugera mu cyumba cya Shiera nsanga imyenda myinshi imanitse indi zingazinze mu kabati kanini ku buryo wagira ngo ni iduka ry'imyenda. Nuko mu kuyijagajaga ndebamo utwenda tworoheje nambara, mba nk'ugiye ku twenda twa siporo. Nakubise amaso nkisanga intekerezo zinsubije imodini nkiga muri Kimbari College. Zimunyibutsa ko iyo myenda ya siporo atari ubwa mbere nyibonye kubera ko yasaga nk'impano nagusigiye. Ibyo bituma ntekereza ko burya njyewe na murumuna wanjye dushobora kuba dukunda ibintu bimwe kubera ko natuguriwe kubwo kuba narabonaga ari two twiza. Nuko mu gutwarwa no kwibuka ibihe byanjye nawe n'uburyo nagusigiye iyo mpano hamwe n'urwandiko rugusezeraho, nashigukiye hejuru nisanga utwo twambaro twa siporo natwambaye. Kureba mbona agakabutura nenda kugaca kubera uburyo imiterere n'ikimero byanjye bigizwe n'amataye n'amabuno birangaza abambonye bose byari byagakweduye cyane. Mu gushaka kugakuramo nabyo mbona birantwara igihe nkaba ndimo gukerereza Cenkoriyesi utegereje ngo muherekeze. Nuko mpitamo kurenzaho igitenge gapira so sinirwa ngira icyo ndenzaho kubera ko kari kankwiriye neza. Nuko mu gusohoka mu cyumba Shiera yabaye akinkubita amaso ahita yikanga ndetse mbona yijimye mu isura. Nuko Cenkoriyesi atangira gusezera maze Shiera afata urufunguzo rw'imodoka dusohoka mu nzu tugana muri parikingi. Shiera arafungura, njye na Cenkoriyesi twinjiramo. Shiera ajya kwicara imbere ya vola, ahagurutse imodoka bidatinze twageze kuri Patmos Zeroterandi. Tuharengaho gatoya tumusiga ku gipangu yambwiye ko ari kwa nyirarume Elisabeth ya Mireth. Nuko njyewe na Shiera tugaruka mubaza impamvu nasohotse mu cyumba yabona nambaye imyenda yakijima isura. Ansubiza ko atari uko nambaye imyenda yahubye, ikibazo nuko naturanije imyenda yari yarashyize muri mize kubera ko utwo twenda twa siporo yadukuye kuri wa musore w'inzozi ze yigeze kumara igihe andatira. Bityo utwo twenda yari yaratubitse ngo tujye tumwibutsa uwo musore udasanzwe bigeze kugiranaho ibihe bidasanzwe nubwo bitarangiye neza, ku buryo yatwambayeho rimwe amutabara papa wacu Gustavo tuziho kudufuhira bikabije, agahita tubika ubutazongera kutwambika, akajya turebesha amaso yiyibutsa ibihe bidasanzwe yagiranye n'umusore udasanzwe. None nyuma y'imyaka ine yose ninjye wongeye kutwambara, nkaba ngiye kumuca, nkaba ngiye kuduca kubera uburyo tutankwiriye. Shiera yamaze kunsobanurira icyo utwo twenda dusobanuye kuri we mwisegura, amubwira ko impamvu natwambaye ari uko nanjye dufiteho amateka akomeye y'urukundo kubera ko tumeze kandi dusa neza nk'utwo nasigiye wa mukunzi wanjye natandukanijwe nawe n'ababyeyi bacu. Shiera yumvise ko natwambaye kubw'amateka y'urukundo, nawe akaba yari yaratubitse kubw'amateka y'urukundo, aracururuka. Nuko tuvayo tuganira kuri papa wacu wakomeje kutubangamira twima ubwisanzure bwo gukunda no gukundwa. Shiera nganyira agahinda afite kuko papa wacu yaratumye ahomba umusore bakongera guhurira muri Harmony University yifitiye undi mukunzi. Ngiye mubwira ko byibuze we aza amaherezo y'urukundo rw'ubuzima bwe akabaza uko rubayeho, bityo nanjye wampaye amahirwe nanezezwa ntitaye ko yaba afite undi mukunzi kubera ko n'ubundi ntatinyuka kumushyira mu bibazo mugarura mu rukundo rwanjye kubera ko papa ashobora kumwicisha nk'uko habuzeho gatoya ngo yicishe n'uwo musore watwaye umutima wa murumuna wanjye Shiera. Mu kuvayo tuganyirana twaje kugera mu rugo nkomeza mu cyumba cya Shiera ngo nkure mu twenda yari yarashyize muri mize. Nuko mbanza agapira kari kanyoroheye mu gukuramo, maze mu gutangira guhatiriza gukuramo agakabutura numva nkoze ku kantu kameze nk'agapapuro kari mu mufuka. Mu gukoramo ntungurwa no kuzamura agapapuro, mu kukarambura nkubitwa n'inkuba mbonye nyir'umukono wanditse kuri ako gapapuro ari njyewe. Mu kubishidikanyaho nsoma amagambo nakwandikiye yose uko yakabaye, ndangiza kugasoma nahogoye kubwo kubabazwa no kuba utarasomye ubutumwa nagusigiye busobanura urwo ngukunda. Muri ako kanya murumuna wanjye Shiera yahise anyinjira, naje kureba ikindiza nihutira guhisha ku gapapuro. Mu kumbaza ikindiza mpita musaba mwinginga ngo azampuze n'uwo musore watwaye umutima we kubera ko mfite amatsiko yo kubona uwo musore wamukuye mu bye, nkamugereranya n'uwo natandukanijwe nawe ngo ndebe koko niba dukunda ibintu bimwe 100%, kubwo kuba yarakunze utwo twenda tumeze nk'utwo nari narakuguriye. Ariko mu kwirinda ko dukomeza kuvuga kuri utwo twenda nashidutse nivuyemo ngashiduka nivuyemo, nahise mpindura ibiganiro mubwira ko ntekereje ku gahinda nagize ntandukanwa n'umukunzi wanjye kugera ku rwego mpeza abandi basore baje bangana banshakaho urukundo, ntangira kumuhangayikira ko nawe azamera nkanjye washidutse mbona imyaka yangendanye. Nuko mpumuriza mbwira ko yiyakiriye, yungamo ambwira ko uwo musore atazi aho yamukura kubera ko aheruka ari general manager w'Amakabe, hoteli, televiziyo ndetse n'ibitaro.
ariko muri iki gihe ntabwo akigaragara. Musubiza ko umukunzi wanjye Cenkoriyes arimo gutegura ubukwe bwa mubyara we Starona Mustronge uzashyingiranwa na Jezabela Makabe, kandi uwo musore Neko Asha wari inzozi ze z'urukundo ubwo bukwe ashobora kutabuburamo. Ambajije uburyo amenya izina rye kandi atari yarigeze arimbwira. Mubeshya ko impamvu avuga gutya ari uko atabyibuka neza naho ubundi yararimbwiye. Bityo numvise Cenkoriyes avugaho izina Asha, bityo tuzajyana mu bukwe tumenye niba atari uwo bitiranwa. Ibyo turabyemeranya. Umunsi ukurikiyeho njye na murumuna wanjye Shiyera twabyutse musaba kumperekeza kujya gufata umukunzi wanjye Cenkoriyes gutegura ubukwe bwa mubyara we Starona Mustronge. Aribwo umunsi w'ubukwe waje kugira njye na Shiyera twisanga badukize muri serivisi zo kwakira abageni, ku buryo tutagize amahirwe yo kujya mu Bamakabe ngo nongere mbone urukundo rwanjye, ariko nturishwa nuko aza kunyisangira ahangaha muri Max Asha Hotel. Ariko amasaha nkabona atavaho ari nuko nza kwiruhutsa mbonye imodoka z'abageni zinjira hano, nuko nsaba Shiyera guhagarara ahantu hamwe hitaruye akaza kubona uwo musore w'inzozi ze akaza kumpuza nawe. Haribwo twarangije kwicaza abantu ataramubona mu gutaha n'agahinda no kuba ntagize amahirwe yo kongera kukubona nk'urukundo rw'ubuzima bwanjye. Niruhutsa Shiyera ambwira ko twicaje abandi, ariko uwo musore w'inzozi ze akaba ari we dusigaje tuticaje. Aribwo yansabye kumukurikira tukaza tugusanga agukomaho, maze mu guhindukira kwawe nsesura umeze nongeye guhuza imboni nawe nyuma y'imyaka irenga 7 yose dutandukanijwe, ku buryo n'ubu ntarizera neza ibyo mbona niba ari impamo, kubera ko nshobora kuba ndimo kwerekwa ibidahari cyangwa se nkaba ndimo kurota. Buriyela yamaze kumbwira byose, Shiyera yaguye mu kantu kubwo kumenya ko burya we na mukuru we bakunze umusore umwe bakamusarira mu buryo bumeze kimwe. Kuri njye namaze kumva aho Buriyela yakuye urwo rwandiko rwatumye amenya ko we na murumuna we Shiyera bakunze umusore umwe. Nibuka ko utwo twenda naherutse nsoma urwandiko nkarubika mu mufuka w'agakabutura nkabibika kure ndwanya icyo ari cyo cyose cyatuma nsubira muri siporo. Nuko ntubika nzi ko nzaduha murumuna wanjye Gomezi, ariko mu gihe Carolina yamfashaga gupakira imyenda njyana muri kaminuza natwo aza kudushyiramo ntabizi mbibona narageze muri kaminuza. Aribwo Shiyera yaje kutwambara ari we wa mbere utwambaye cya gihe ava yabeshya ko avuye muri siporo akandokora papa we Gustavo wari wasaze yasizoye. Ibyo maze kubyibuka nafashe akanya ko gusobanura Buriyela nari nzi nka Buriti ko byagenze n'impamvu urwo rwandiko yongeye kurusanga mu myenda yansigiye, ndetse mwereka ko nanjye nagowe no kumuhomba ngo arekere kwicira urubanza yumva ko naba narishimiye ko njya kure. Wenda njyewe icyo namurushije nuko nabashije guhita niyakira, hakaba harabuze gato ngo musimbuze murumuna we, ariko ngatinya papa wabo kubera uburyo Robi yamburiye ambwira ko niba nkunda ubuzima bwanjye ntinzigere mpirahira ngirana imishyikirano na Shiyera. Narangije kubasobanurira byose bahogoye, nuko mbategera amaboko bombi bangwa mu bituza, maze mbafurebera mu gituza cyanjye icyarimwe mbaguyaguya ngo batuze, nabo bagerageza gutuza bambyuka mu gituza. Bafata akanya ko kwihanagura amarira bavuga ko batazigera bababarira papa wabo wangije imitima yabo ikaba itarizigera yishima. Nuko Buriyela mfata ukuboko ngo ajye kunyereka aho nicara, ariko kureba tubona Cenkoriyes yakomeje kuduhanga amaso ubona yaheze mu rujijo yibaza ikintu kiri hagati yacu. Kubwo umwanya tumwaranye no kuranga mu gituza k'umukunzi we Buriyela na muramukazi we Shiyera, ariko ndebye Adela we mbona ntacyo yitayeho na gito muri kwa kwirinda guhubukira guca imanza udafitiye amakuru n'ibimenyetso, kubera ko wisanga urimo kwibabariza umutima uwo ucira urubanza yiturije kubwo kuba ntacyo umutima umushinja. Ubwo Buriyela yangejeje aho nicara, amaze kunyereka aho nicara akurayo telefone arampereza ngo nandikemo nimero yanjye. Nyandikamo maze ndayimuhereza mpumuriza ambwira ko ntaze guhangayikira ko aje kwivanga mu rukundo rwanjye n'uwo turi kumwe, kubera ko yamaze kwiyakira ko amazi yarenze inkombe kandi nta rubanza yigeze ancira na ruke, bityo ubu nawe agiye gukomeza ku rukundo rwa Cenkoriyes atisanga abuze byose nk'ingata imennye. Ariko papa we namenye uburyo yamutesheje umwana w'Abamakabe we ukunda gushyingira mu bikomerezwa, azicuza cyane kuba yaritejeje abuzukuru b'Abamakabe, by'akarusha akaba yaribujije umugisha wo gushyingira kwa perezida w'igihugu. Ibintu byari gutuma ubuherwe bwe bwikuba bikesha kuba ari bamwana na perezida w'igihugu cya Meteropeti, kubera kuko byagenda kose mama wanjye Nora niwe uzatsinda amatora yo kuyobora igihugu cyacu. Buriyela yamaze kumbwira gutyo musubiza ko akomeza kwihangana no kwakira ibyo adashobora kugira ngo icyo abihindura, nkuko nanjye nihanganye nakira ibyo ntashobora guhindura ngakomeza ubuzima kugeza ngeze ku rwego papa we wanyamaganye ngo ndi umukene, ariko ubu akaba atabasha no gupfundura udushumi tw'inkweto zanjye. Buriyela anyikiriza ambwira ko tuzaganira birambuye, maze ansigaho ajya gukomeza inshingano ze. Nanjye ndatuza nkomeza nkurikirana uko imihango y'ubukwe ikurikirana. Igihe cyo gufata ifunguro kiragera, twese turyoherwa n'ifunguro riteguye neza. Gusangira birangiye hakurikiraho gutanga impano, ariko impano zatanzwe zari zakataraboneka.
noneho amajambo yagiye avugwa n'abatanga impano yo yari anogeye amatwi akanatera kwifuza ubukwe, ku buryo hari amagambo yavuzwe kuri Jezabel Makabe na Starona Musitronge agatuma njyewe na Adela twisanga turebana nk'igisobanuro ko natwe twifuje ibyo bihe Jezabel Makabe na Starona Musitronge barimo. Gusa amagambo yakoze abantu ku mutima kurusha ayandi ayobowe n'ijambo ryari Kimu Makabe nk'umuntu abantu b'isi yose bari bakumbuye kumva imbwirwaruhame ye irangwa n'amagambo y'ubwenge yuzuye inkomezi, icyizere, ihumure n'ibyiringiro ku bayumviseho. Bityo ari Kimu Makabe nyuma y'imyaka iyingayinga 15 abenshi bazi ko yapfuye yongeye kugaragara mu ruhame ku munsi w'ubukwe bw'imfura ye Jezabel Makabe. Uwa kabiri wavuze ijambo ryakoze ku mutima y'abaryumvise ni nyirasenge wa Jezabel Makabe ariwe Nora Montana, warivanzemo politiki agaragaza ko gushyingirana hagati ya Metrobet na Masofa byerekana kugaruka k'ubumwe, ubufatanye n'imibanire myiza hagati y'ibihugu byo mu karere k'imisozi miremire byari byarasenywe na bagashaka buhake. Ijambo rya gatatu ryakoze ku mitima y'abaraho bose ryari ryuzuyemo n'amarangamutima akomeye ni irya Bernadette Musitronge, umubyeyi w'umukwe Starona Musitronge, wasobanuye uburyo aba Musitronge n'aba Constanza batewe ishema nawe, by'umwihariko nyirarume Berike Musitronge wamusigiye inshingano zo gukomeza urugamba aho we agarukirije kugeza abohoye igihugu cyabo cya Masofa. Ijambo rya kane ryaje ritanga ihumure ni irya Mariya, mama wa Hezibora Osheyana Niramu, we akaba yarasobanuraga ko tutagomba gutekereza nabi abantu tugendeye kuho baturuka uruhu cyangwa se kuri bene wabo baduhemukiye, kubera ko abantu bataba bafite imyumvire imwe n'ingengabitekerezo zimwe. Nuko Putera Arista ava yahamya ibyo Mariya avuga nk'umuntu wamutoraguriye Ayeri Crespo akanamumurerera. Ibyo bivuga asobanurira abaraho uburyo abantu bafite uruhu rwera yari yarabashyize mu gatebo kamwe, ariko nyuma yo kumenya uburyo Mariya yamutoreye umwana akamumwonkereza akamurinda kugeza yongeye guhuza nawe, nibwo yasobanukiye ko umuntu atari inyama n'amagufwa cyangwa isura n'imiterere, ahubwo umuntu ni roho n'ubugingo bimurimo kandi bisa n'iby'abandi bose. Bityo ibintu by'ivangura rishingiye ku moko, inkomoko n'irondaruhu abantu biyubatsemo n'ubujiji n'ubwenge buke burutwa n'ubw'inyamaswa byibuze yica iyindi nyamaswa iyishakaho ifunguro gusa. Mu gihe abantu bagirirana amashyari y'ibyo abandi bagezeho badashobora kubitwara, abandi bakica bagenzi babo batari bubarye. Amagambo akomeye yaravuzwe, naho iby'impano zinogeye amaso kurusha amagambo anogeye amatwi sinabona uburyo mbisobanura, dore ko n'ubundi nari natwawe no gufana impano z'akataraboneka abantu batanga. Mu gihe ngiye nta mpano nari nibutse gutegurira mushiki wanjye Jezabel Makabe, ariko niruhutse Adela nsabye kuvayo nkajya kumufasha gutanga impano. Nuko mvayo dufatanya guhereza Jezabel Makabe na Starona Musitronge kado nini, ntitwirirwa dufata ijambo, ahubwo Adela ababwira ko ijambo ryacu bararisanga ku mpano isobanura icyo twakagombye kubabwira. Nuko mvayo mbaza Adela impano dutanze iyo ariyo n'icyo isobanuye, ansubiza ko ntegereza mushiki wanjye Jezabel Makabe akaza kuyinyibwirira. Ibyo sinabitindaho, impano zo zikomeza gutangwa ku bwinshi, noneho Esmeralda abiryoshya kurushaho abashyikiriza impanga ze Berike Constanza na Berthe Armstrong. Kera kabaye igihe cyo gutanga impano cyaje kurangira, mu gihe abasaza bombi Dogiteri William na Nicola bakomeje ya misango yabo. Mbonye ubukwe buri gusatira umusozo, mbona ari cyo gihe cyo guhuza Granette n'abuzukuru be Starona Musitronge, Sharona Musitronge na Rohani ya Mirethi. Nuko mpaguruka aho ngaho nganaho Rohani ya Mirethi na Deyina bicaye imbere y'abageni musaba kujya gusuhuza umukecuru wicaye mu kagare. Maze Rohani ya Mirethi mu kuvayo, Granette yabaye akimukubita amaso ahita yiyamira asakuza ahamagara Ambrose ya Mirethi. Nuko rero yamuturisha amubwira ko atari umuhungu we Ambrose ya Mirethi, ahubwo ari umwuzukuru we Rohani ya Mirethi, akaba ari we bucura mu buzukuru be bavuka ku muhungu we Ambrose ya Mirethi. Anamusobanurira ko we ubwe nka Leya ari umwe mu bakazana be babiri afite. Mu gihe Granette agicanganyikiwe n'ibyo abonesha amaso n'ibyo yumvise amatwi, ntumaho undi mwuzukuru we Sharona Musitronge n'undi mukazana we Bernadette Musitronge. Mu kumwibwira bari bo kuri wabishidikanyaho abaza uburyo umuhungu wa Ambrose ya Mirethi yaje kubaho kandi aheruka yarashimuswe. Hahita havayo Drosera wakuye ku muhanda Ambrose ya Mirethi abanje kumutabara akamukubita abamukubitaga nk'inzoka. Nuko abanza gushimira Granette uburyo yamutoreye umwana we Marisol, yungamo amusobanurira uburyo nawe yamutoreye umwana we Ambrose ya Mirethi. Nuko Bernadette na Drosera bafata umwanya wo kumusobanurira uko uwo musore twatahiye ubukwe ari we mfura mu buzukuru be. Ibyo Granette mu kubyumva byaramurenze araturikararira. Nyuma afata umwanya wo gushimira Drosera uburyo yamurereye neza, nubwo we yamwituye kumwirukanira umwana we Marisol nawe akamwuha ikinabi igihe yaraje kubaririza niba nta mwana bigeze batoragura.
Muri uwo mwanya Bernadette Armstrong yasabye umuhungu we Stallone Armstrong n'umukazana we Jezabel Makabe ko bavayo bakamusuhuza. Nuko Stallone Armstrong avayo n'umugeni we Jezabel Makabe bahobera Granette wabakiranye impuhwe n'ubwuzu bwinshi. Ababwira amagambo asobanura ibyishimo byamusaze kubwo kuba yarabashije gusohoza no kuzuza neza misiyo papa we yamusigiye yo kuzarinda kuzima k'umuryango w'Abayamirethi. Ubwo Granette yanezeranwe n'abuzukuru be Stallone Armstrong, Sharon Armstrong na Rohan Yamirethi n'umukazana we Jezabel Makabe, maze arizihirwa cyane mbese umunezero wari wamusaze. Nyuma Marisol na Rosalinda aheruka yirukana nabo nabi, bavayo bari kumwe n'imfura yabo Rajeolina yabahoye abirukana nabi cyane, bamuhumuriza bamubwira ko bamubabariye kera cyane. Nuko baboneraho bamumurikira n'abana babyaranye nyuma y'ubuzima bukakaye banyuzemo, aribo Stewart, Bronte na Rexa, cyo kimwe na Rajeolina wamweretse Shariton O'Shea. Nyuma havayo Rosario, umugore we Valeria na mushiki we Rajeolina uzwi nka Orina, nabo bamuhoberana impuhwe z'igisagirane. Rosario amuhumuriza amusaba kuticira urubanza kubw'ibyo yamukoresheje abanje kumusindisha. Valeria amuturisha amubwira ko atigeze amucira urubanza kubwo kuba yaramuciye inyuma ku mugabo we Rosario, kubera ko n'ubundi ari we wari urukundo rwe rwa mbere. Naho Orina amuturisha amubwira ko nawe atamucira urubanza kuba yarirukanye nabo umukobwa we Rosalinda akimara kwibaruka, kubera ko baje kumenya ko umutima mubi wamurangaga yawutewe no kugirwa umubikira ku ngufu, bamutandukanije n'urukundo rw'ubuzima bwe Rosario. Yungamo amwibwira ko ari we Rajeolina mushiki wa Rosario. Nuko havayo na Ophelia Ries na Elisabeth Yamirethi nk'abana ba Rosario na Valeria, baza bari kumwe nabo bashakanye aribo Barthélemy Ries na Putera Arista, hamwe n'abana babo Chenko Ries, Yamira Ries, Yusira Ries, Yolanda na Marone. Maze Granette anezezwa no kubona uburyo ashagawe n'abantu b'ingenzi ku buzima bwe. Ariko ibyo ntibyamara umwanya kubera ko gahunda z'ubukwe zagombaga gukomeza kugira ngo hagere no gusoza kwabwo. Bya bindi ku isi nta cyagize intangiriro cyabuze iherezo, ubukwe bwaje kugera ku musozo wabwo. Havayo indege zitwara abakwe i Masofa batwaye umugeni wabo Jezabel Makabe. Nuko Jezabel Makabe aherekezwa na barumuna be Aisha na Alesha ngo bajye kumumenyereza mu rugo ashinze, ndetse na Granette wari wahuje urugwiro na Marisol bigaragara ko biyunze, nawe ajyana n'abagiye i Masofa anasaba Leah uburenganzira bwo kureka akajyana na Rohan Yamirethi wakomeje kumwibutsa umuhungu we Ambrose Yamirethi, kubera uburyo basa cyane nk'igisobanuro cy'uko Ambrose Yamirethi yibyaye. Mbese Ambrose akaba ameze nk'aho yavutse bushyashya. Ubwo abakwe bamaze kugenda, abandi bari batashye ubukwe batangira kugenda basezera umwe kuri umwe. Natwe nk'abantu dufite ihuriro ry'isano ry'Abamakabe dutangira kwisuganya ngo dusubire mu rugo rwa Arikimu Makabe, aho tujya gukomereza ibirori biba bigizwe no kwinegura dusubiramo uko ubukwe bwagenze. Mu kugera mu Bamakabe twasanze hari abandi bashyitsi benshi bari bakomeje kwakirwa, nabo twasize ku rugo bayobowe na Marume Noah, umugore we Chanceline, Antonella, Stimera n'abandi. Nuko natwe dufata umwanya wo kwinegura bigeze nko mu masaa 7 z'igicuku. Mama wanjye dusaba ko njyewe na Adela nk'ibivejuru tumucyura. Nuko twinjira mu modoka uko turi bane, njyewe, Adela, mama wanjye Nora n'umugabo we Montana, cyo kimwe na Henry na Leah, Dogiteri William na Jessica nabo binjira mu modoka yabo. Abatari batashye mbere tubasiga aho ngaho baraye inkera, nta byo gutinda mpagurutse imodoka. Bitarambiranye twaje kugera mu rugo, nta byinshi tuvuganye tujya kuryama. Kuri njye natindijwe n'urugendo rungeza ku buriri mpita nsinzira, nongera gukanguka nko mu masaa 3 z'igitondo. Maze ndabyuka nsanga Adela yabyutse karambwira ko yarandindiriye ngo dusubire mu Bamakabe gukomeza ubukwe, kubera ko uno munsi nibwo noneho umuryango wa Arikimu Makabe na Adurice Makabe uza kwakira abashyitsi wisanzuye. Nuko nerekeza muri dushe, mu kuvayo ndambara neza ubundi nsohoka mu cyumba mpita mbwira Adela ko twerekera. Tuvayo twibukiranye ibihe bidasanzwe byaranze ubukwe bwa Jezabel Makabe na Stallone Armstrong, duhuriza kuba ubukwe bwabo bwatumye twifuza ubukwe. Nuko twisanga dutangiye gupangiraho ubukwe, ariko twibuka ko tugifite urugamba tutarasoza, bityo wenda iby'ubukwe bwacu twatangira kubitekereza nyuma y'amatora, kubera ko aribwo tuzaba tuzi neza aho igihugu gihagaze. Nuko mu kuvayo tuganira bisanzwe twaje kugera mu rugo rwa Arikimu Makabe na Adurice Makabe, dusanga Bertone Makabe na Vanilla barimo guheka ibikapu, ubona ko bafashe urugendo rwa kure. Kureba abandi bose tubona bacitse ururondogoro, ndabibona ko hari igikuba cyacitse. Ibyo kubibona twavuye twihutira kumenya insanganya yabaye n'ahantu Bertone Makabe na Vanilla berekeje. Edina bari udusubiza tubwira ko abandi bagira ibirori, abandi bagira ibiriyo, kubera ko Vanilla atumweho na papa wamubwira ko bagize ibyago
kubera ko se wabo nka mukuru wa papa we yapfuye, bityo Vanilla na Berton Makabe bakaba batabaye. Ibyo kubyumva nahise nsanga Vanilla mwihanganisha cyane, mpita nsaba umukunzi we Berton Makabe kunsobanurira uko byifashe. Mu gahinda kenshi nsobanurira ko muri iki gitondo mu butaka bw'Abamakabe hageze umugabo w'umwera waje avuga ko aje gushaka Vanilla kubera ko ababyeyi be bamumutumyeho. Aribwo bahise bajya kubyusa Vanilla bakamuhuza n'uwo mugabo wavuze ko akorana na papa w'umubyara, akaba yaramutumyeho kubera ibyago bagize mu muryango byo gupfusha ise wabo wari usanzwe ari umukuru wa papa we umubyara. Ibyo Vanilla mu kwikanga avuga ko nta se wabagira kubera ko uwo afata nka papa we ni Digimara Mirohi, umugabo ubana na mama we Karira Ovidia. Aribwo umugabo yahise amuhuza na papa w'umubyara kuri telefone, maze papa we akamubwira ko ategetswe kuba yageze iyo pe mu isaha imwe akaza kwifatanya n'umuryango akomokamo muri ibyo byago. Vanilla amubaza uburyo noneho yibutse ko nawe ari umuryango wabo kandi yaramumutanye na mama we Karira Ovidia, ngo nuko yamwibarutse ari umukobwa. Papa bamusubiza ko kuri ino si ibintu bibiri by'ingenzi bihuza abantu bari mu ntera zitandukanye cyangwa se bafitanye ibibazo. Icya mbere ni urupfu, icya kabiri kikaba ubukwe, bityo iyo ibyo byago byabaye mu muryango habaho kurenga ibibatandukanya bakabanza guherekeza uwapfuye. Bityo ibyo kuba yaramutanye na mama we Karira Ovidia abyirengagize yihuta adasanga imihango y'ishyingura yarangiye, kandi byaba byiza azanye n'umukunzi we agakomeza kumuba hafi amufata mu mugongo nawe akaboneraho kumenyana nawe nk'umukwe we. Vanilla mu kumubaza uburyo azi ko afite umukunzi kandi amuheruka ari igitambambuga, papa wamusubiza ko ari mama we Karira Ovidia wabimubwiye amurangira n'iyo ari. Berton Makabe yamaze kunsobanurira uko byifashe, njye na Adela dufata umwanya wo kwihanganisha Vanilla, ariko atubwira ko kuri we nta gikuba cyacitse kubera ko uretse no kuba atazi isura n'amazina ya papa w'umubyara, ibyo kuba umuvandimwe wa papa w'umubyara yapfuye bitamucira ishati, keretse byibuze yaba ari Digimara Mirohi, umugabo ubana na mama we wapfushije kubera ko n'ubundi ari we afata nka papa we, kuko yizera ko kwitwa umubyeyi atari ukubyara ahubwo kwitwa umubyeyi ni ukurera. Ariyo mpamvu bavuga ko uburere buruta ubuvuke, bityo kwemera gutabara ni kwa kundi n'ubundi kamere umuntu dukunda abapfu kugera ku rwego turira tutazi n'uwapfuye, naho ubundi ntabwo byari bimufasheho na gatoya. Vanilla yamaze kutubwira gutyo ntitwabitindaho, ahubwo tubaha inzira ngo bagende. Badusezeraho batubwira ko ejo bahita bagaruka kugira ngo bazapange uburyo bajya gusura Jezabel Makabe i Masofa. Njyewe nsaba Berton Makabe ko yibuka kugerageza guhisha isura kubera ko abanzi bari impande zose. Ako kanya ahita akubitamo ingofero y'ikizuru na rinete za fime, maze basohoka baherekejwe na Becky Makabe ngo abagezaho indege bategerereje. Abandi dusigara dutegura uko tuza kwakira abashyitsi naho tuza kubakirira. Bidatinze abantu batangiye kuhagera tubakirana yombi, turanabazimanira. Bigeze ku mugoroba abantu batangira kugabanuka, mu ijoro twicarana mu nzu nk'umuryango nuko tuganira ku buryo ubukwe bwagenze neza nta nkomyi cyangwa se insanganya bijemo, maze tuvugana ko gahunda igiye gukurikiraho ari kampeyini yo kwamamaza umukandida wacu Nora Montana, dutegura amatora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu kwezi gutaha. Nuko Raissa nk'umunyamabanga wa mama wanjye Nora atwereka gahunda y'ibice azazenguruka yiyamamarizamo. Dusanga umusibe ejo azahera mu turere two mu ntara ya Heburoni, afitiye y'amateka akomeye nk'ahantu urugendo rwe rw'ubuzima rwamugize uwo ari uyu munsi rusa nk'aho ariho rwatangiriye. Akazakurikizaho mu turere tugizwe intara ya Modini, aho urugendo rw'amateka ye rwakomeje ava Heburoni atwite. Akazakurikizaho mu turere tugize intara ya Yabisi, akomereza mu turere tugize intara ya Rimota, akazakomeza mu turere tugize intara ya Eruneya n'izindi ntara zose. Raissa yamaze kuduha gahunda y'ahantu mama wanjye Nora azajya azenguruka yiyamamaza. Tumubaza niba bizeye neza niba tuzajya tubona abayoboke bitabira. Raissa avuga ko mama wanjye Nora azajya baherekejwe n'abahanzi babiri bakunzwe mu gihugu, aribo Edina na Shera, hamwe na rya tsinda ry'aba babyinnyi ba Edina, ku buryo ubu bamaze no kumutegurira indirimbo nyinshi zo kumwamamaza. Tumubajije ku bw'umutekano dusubiza ko byo biri mu nshingano za Shariton Osheya, uzajya uba yazengurukije za satelite n'ibyogajuru impande zose zikikije akarere mama wanjye Nora azajya aba arimo kwiyamamarizamo, ku buryo bizajya biba bireba abantu bose. Ubwo twakomeje kuganira kuri gahunda zo kwiyamamaza, Raissa duha gahunda zose uko zipanzwe, maze nyuma y'umwanya munini dufata gahunda yo kujya kuryama tukaruhuka. Adela atahana na Edina, Shariton Osheya, Raissa na Villa, abandi dusigara mu rugo rwa Alikimu Makabe. Kuva kuri Alikimu Makabe na Adurise Makabe nka ba nyir'urugo, hamwe nanjye Arisha, Angelo, Sherariyes na Salome. Ariko mbere yuko tujya kuryama, Adurise Makabe atubwira ko ahangayikiye bucura bwe Berton Makabe kubera ko yakomeje kugerageza nimero ye igacamo ariko hakabura umwitaba, ndetse mu butumwa yamwoherereje ntabusubize.
mu gihe telefone ya Vanilla yitarimo gucamo na gatoya. Twebwe tumuhumuriza tumubwira ko buriya we na Vanilla bahuze cyane bityo nibaza guhuguka baraza kutuvugisha. Njyewe mubaza niba ataziranye na mama wa Vanilla ngo abari wavugisha. Ansubiza ko nubwo abana bakundana ku giti cyabo bo nk'ababyeyi bo bari baziranye, ariko ntabwo bigeze bahana contact kubera ko bahuriraga mu misa kuri diocese ya Rotherham bagasuhuzanya umwe akomeza inzira ze, kubera ko kuri Adrice Makabe by'umwihariko wari uzwi nka Raisa ntabwo yashakaga ikintu gituma amenyana n'abantu cyangwa ngo abe inshuti nabo, kubera ko ariho bari guhera bamwinjirira mu buzima bakamenya ibye. Adrice Makabe yamaze kunsobanurira uburyo nta tumanaho afitanye na mama wa Vanilla, tumuhumuriza tumubwira ko iyo Berton Makabe yabaye yahuye n'ikibazo tutari kubiyoberwa, bityo tuze ntacyo yabaye, ariko adusubiza ko tutamuhonda, ariko ko tumuhonda ariko nta noga, bityo ntabwo ashobora kujya kuryama atazi uko umwana we ameze. Nuko natwe twumva agahinda ke gafite ishingiro nk'umubyeyi w'umumama ku mwana we, maze twiyemeza kumuguma iruhande ku buryo mu basigaye mu rugo nta wigeze ajya kuryama asize Adrice Makabe, ahubwo umwe kuri umwe yisanga agatotsi kamwiba gisinzirira mu ntebe. Nuko twisanga basigaye bataratsindwa n'ibitotsi ari njyewe na Arikimu Makabe, twasigaye dufashe ku rutugu Adrice Makabe tumukomeza cyane, maze Adrice Makabe mukungirira impuhwe ambwira ko afite umugisha wo kuba we aryamye mu gituza cy'umugabo we, bityo nanjye muryame ku bibero, ariko muhakanira amubwira ko nakiri umwana wo kumuryama ku bibero, ariko nsubiza ko agowe no kubona turaje ijoro kugera ku rwego turaza mu ntebe kandi uburiri butabuze. Njyewe musubiza ko atari we uturaje mu ruganiriro, kubera ko natwe duhangayikiye Berton Makabe cyane nubwo twizeye ko nta kibazo afite. Namaze kubwira Adrice Makabe gutyo nanjye mfata umwanya wo kubitekerezaho, nibaza niba kugeza n'aka kanya Berton Makabe na Vanilla bagihuze. Mpita mpaguruka mbeshya ko ngiye mu bwiherero, ubundi ngenda nsatira umuryango wo hanze mfungura urugi bucece, ndasohoka ngeze hanze nicara negamiye igipangu, ubundi akayaga gakonje gatangira gutuma nshyira ubwenge ku gihe. Ntangira gutekereza cyane nibaza niba nta wundi muntu nabaza ibyerekeye Berton Makabe na Vanilla. Ako kanya mpita mpamagara Shariton Oshea wakuriye Iyope ngo mubaze niba yamenye umuntu twarangira iwabo wa Vanilla akajya kuturebera niba hari amahoro, ariko mbura umuntu nyitaba, ndebana nimero za Hezibora Oshea ariko nawe ntiyanyitaba. Ngerageje nimero za Dogiteri Orutega wahita nyitaba, mbaza impamvu muhamagaye iki gicuku. Mpita mwerurira mubwira ko dufite ikibazo cyo kubura Berton Makabe na Vanilla, bityo nashakaga kumusaba ubufasha bwo kureba umuntu aduhamagarira Iyope akajya kudutangira ikirego kuri polisi ko hari abantu babuze. Dogiteri Orutega ahita nsubiza ko atari ngombwa ko yitabaza polisi, ahubwo agiye guhamagara mushiki we Zehira usanzwe ari inshuti ya Vanilla, mubaze contact za Karira Ovid ya mama wa Vanilla. Mwikiriza mubwira ko mutegerezanije igishika cyinshi kubera ko mu rugo rw'abamakabe duhangayikiye Berton Makabe na Vanilla cyane. Nuko ntegereza nk'iminota 10 telefone yanjye irasona kureba mbona ni Dogiteri Orutega umpamagaye. Mwitabana igishika n'amatsiko menshi, ariko nkubitwa n'inkuba kubw'inkuru y'incamugongo ambwiye ko Karira Ovidia nta makuru afite yuko umukobwa we Vanilla yagarutse mu gihugu cya Yope, bityo we n'umugabo we Digimara Mirohi bahise birukira kuri polisi. Ibyo mu kubyumva narasuherewe cyane mbura icyo nsubiza Dogiteri Orutega, mpitamo kupa nta jambo na rimwe mubwiye cyangwa ndengejeho mu makuru ampaye. Ubundi ibitekerezo bimbana uruhuri mu mutwe, numva birivanze cyane, mbura amahoro y'umutima mu gihe ngitangira kwibaza icyo nkora n'icyo ndeka, mbona izuba ririndasiyeho nk'ikimenyetso cy'uko bukeye tukaba twinjiye ku wundi munsi. Muri ako kanya ngicanganyikiwe no kwibaza icyo nkora ku nkuru y'incamugongo mbwiwe, mbona Shariton Oshea yavuye yakurikiwe na Edina, Adela na Raisa bambaza ikibazo gihari kubwo kuba Shariton Oshea yakangutse asanga namuhamagaye kenshi, none bakaba baje basanga naraye nicaye hanze mu gihe ntaramusubiza Arikimu Makabe na Adrice Makabe basohoka batungurwa no gusanga nicaye hanze. Bambwira uburyo bari batekereje ko nagiye kuryama, nuko mpita mbabwirira hamwe ibyishyano ryacitse umurizo mu kubamenyesha ko Berton Makabe na Vanilla batigeze bagera iyo bagiye, kubera ko Karira Ovidia mama wa Vanilla avuze ko batigeze bamugeraho, ndetse nta n'amakuru yari afite ko bavuye Metrobet bagarukiye Yope. Ibyo Adrice yabaye akibyumva ahita atangira gutaka umutwe n'umutima ahamagarana amaganya menshi Berton Makabe, umwuka udasohoka neza. Maze mu guhamagara Berton Makabe mu maganya menshi amwibutsa uburyo baruhanye kuva kimwibaruka, none birangiye amusize. Kuri Arikimu Makabe nawe wari wasuherewe cyane abura imbaraga zo kumufata ngo amukomeze, biba ngombwa ko mpaguruka aho nicaye mfata Adrice Makabe mukomeza muguyaguya ngo akomere, ariko aho gutuza akomeza gusara yisararanga mu guhamagarana ikiniga cyinshi Berton Makabe, amubaza impamvu yemeye kumusiga n'ibihe bikomeye banyuranyemo mu myaka 14 bamaranye bonyine mu bwihisho. Ibyo akabivuga ari nako ataka n'umutwe cyane n'umutima. Kuri njyewe nsaba ko bahamagaza Dogiteri Arisha akaza gutabarira hafi,
ariko nkirimo gusaba ko havayo Dogiteri Alisha yahise ava yakurikiwe na Angelo, Shela na Salome. Mu kubona ko Adulise Makabe yaturembanye haba mu gutaka no kuvugishwa cyane ahita asubira mu nzu, agaruka afashe igikapu akura mu rushinge ahita rujomba Adulise Makabe avuga ko ariyo mahitamo ya nyuma yarasigaranye, bigendanye n'uko Adulise Makabe yari ameze kubera ko yashoboraga guturika umutsi w'ubwonko cyangwa umutima ugahagarara, ariko ubwo ataye ubwenge arabaruhutseho gatoya. Muri ako kanya Adulise Makabe ahita asinzira, maze Dogiteri Alisha ansaba ko muterura nkamwihutana kwa muganga, ariko nkimara kumuterura twumvise telefone isona. Mu gushakira aho isonera twumvira irimo gusonera mu ikoti rya Adulise Makabe, nyikuramo mpita nitaba nakize loudspeaker nakijwe n'ijwi ry'umukobwa uvugana amaganya menshi yongorera avuga yihuta ngo ni Vanilla, mudutabare twashimuswe, tukaba twashimuswe na papa wanjye umbyara, njyewe na Beriton Makabe tukaba badufungiye ahantu hatandukanye. Vanilla yamaze kumbwira gutya mpita mubaza niba yamenye papa w'uwo ari we ngo amumbwire tubona aho duhera tumukurikirana kugeza tumufasha, ariko akijya kumbwira izina rye numva bamwambuye telefone bamukubita nabi cyane, nsigara numva ataka cyane. Hashize akanya telefone ivaho ntinongera kumva amajwi ya Vanilla utaka yinginga bamushimuse ngo bamuhuze n'umukunzi we Beriton Makabe, niba ari abicwa bicirwe hamwe. Muri ako kanya twese uko twari aho twamaze kumva uburyo Beriton Makabe na Vanilla bashimuswe, turasohererwa cyane kuri Alikimu Makabe we yari yafunze ingumi, imitsi y'amaboko iragenda irikwega cyane hafi gucika, ku buryo nisanze nibaza uwo agiye gukubita inyundo y'ingumi ze muri twebwe. Maze mu gihe tukirimo kwibaza icyo dukora ngo tumenye papa na Vanilla, papa wa Vanilla nk'umuntu rukumbi utugeza kuri Beriton Makabe na Vanilla, kubera ko kumumenya ari byo biduha icyerekezo cy'iyo tugaba igitero simusiga. Ako kanya nkurayo telefone mpamagara Dogiteri Ortega ngo ampamagarire Kalira Ovidia amubaza umugabo yabyaranye na Vanilla, ariko nyuma y'akanya Dogiteri Ortega ampamagara ambwira ko asanze nimero ya Kalira Ovidia idacamo, yahamagara mushiki we Zehira akamubwira ko Kalira Ovidia n'umugabo we Digi Maramirohi baburiwe irengero nyuma yo kujyana ikirego kuri polisi barangisha Vanilla na Beriton. Muri ako kanya tukimangiriwe twibaza aho duhera dushaka Beriton Makabe na Vanilla cyo kimwe n'ababyeyi be Kalira Ovidia na Digi Maramirohi. Biyongereyeho telefone ya Shariton Oshaya yarasonye abona nimero ifite kode z'iyo pe yitabana igishika cyinshi cyane, natwe dukomeza kugira amatsiko y'umuntu bavugana agatuma imitsi yo ku ruhanga rwe igenda yirega hafi guturika. Hashize akanya Shariton Oshaya yakura telefone ku gutwi yuzuye igihunga cyinshi atubwira ati twatsinze intambara nyinshi, ariko kuri ino nshuro muri twebwe hashobora gupfamo umuntu, kubera ko papa wa Vanilla washimuse Beriton Makabe na Vanilla nyirizina ngo abantu akeneye cyane ngo abihorereho ku rupfu rwa mukuru we duherutse kwica ni njyewe nka nimero ya mbere, Alikimu Makabe nka nimero ya kabiri, ibi Vejuru na Bakibona umwe atazi nka nimero ya gatatu. Ikindi ashaka nuko turekura imfungwa dufite kuva kuri Kantona n'umugore we Michel Mariduke, Lameki Mariduke n'umugore we Fereyine, cyo kimwe n'uwahoze ari perezida wa Kentrone Irish Brethren, bityo duhaye isaha kuba twamwigabije tumushyiriye n'imfungwa zose dufite. Shariton Oshaya kirimo kutubwira ibyo papa wa Vanilla ashaka, nahise mwibutsa ko icyo dufitiye amatsiko ari izina rya papa ubyara Vanilla, ngo tumenye aho tugaba igitero simusiga. Bityo ikibanze dukeneye kumenya n'umuntu ushaka kutwihoreraho kuri mukuru we twishe, bidufashe no kumenya ninde duhanganye kuri ino nshuro nyuma ya Burehimey Oshaya, kubera ko ari we nzi twiciye mukuru we Meritey Oshaya. Ako kanya ngo mu kantu kubwo gutungurwa no kumva Shariton Oshaya ambwiye ko washimuse Beriton Makabe n'umukobwa we Vanilla nyirizina.